kimwe mu bikora ku bakristo barakira ariko ntibakire byose. Uwakize malariya asigarana rubagimpande. Rubagimpande igasigara ikora mu cyimbo cya malariya. Uwakize inzara asigarana amibe, agasigara birebesha amaso ariko ntabiryeho kuko atakize byose. Ababishoboye muvuge ngo amen. Abakize gishwati bakaza mu mujyi, bakaza mu murwa, basigarana ubukapote basambanisha n'ubuki, bagakira icyaro bagasigarana kapote, nabyo bikabarimbuza kandi. Ariko hejuru hari Imana itangarije iteraniro ko ibasha kugukiza ibyo byose. Abigishwa mwasenganye bakagenda baravuga ko wakize ibyo byose. Ntiyagukiza mugiga ngo asigaze ibibembe, uwo ntabwo ari Yesu. Ibyo ni abandi. C'est qu'on appelle MDC. Ntiyagukiza. Reka babwire, Yesu ntiyavuga ngo ngukijije ubukene ngo akwime isahane yo kurira. Uwo ntabwo ari we, n'abantu bakugwanyeho. Ukeneye Yesu ubikorera icyarimwe. Yaram ahageze. Yahuye n'umuntu uvuye mu mva. Sha aramubwira ati mva uko mvuganye nawe. Abazimu babangirima n'abahagazi n'abafatuzi n'abakibose ndabagukijije bose. Mu ntaji wabo nta n'ikimenyetso cy'ibisazi yigeze. Keneye ko igikorwa kigiye gukoreka gikorwa na Yesu. Ntago murimo mubyumva neza. Ahuye muramvugira ngo amen. Ahuye n'uwitwa Esteri. Esteri amubwira ati nkiza agahinda. Aramuvuga ati nzakagukiriza rimwe. Aramuterura amujyana ibwami. Aravuga ngo shira agahinda, ayo wari konka mama uyonke, ibyo papa yari kuguha abiguhe. Yewe ndashimira Kristo iyo ari we muhuye, iyo ari we muhuye akagukorera treatment akagukonsirita. Ntabwo akonsirita les maladies seulement, même la pauvreté, les miracles, les maladies tradies chimiques, byose arabikonsirita akakubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukije. Akakubwira ngo kugira ngo umenye kukiza ikorere n'uburiri. Mwicaranye ngo Yesu ntagwaza gwaza, ntabwo agwaza ngo urumva ngo genda ngo urafata uduti dukeya kurwaza ngo nzareba ngo nyaruka ngo burajya udusosi ngo nitwo tuzakomora. Ekada igisebe agitsikunira amavuta kikuma nkaho utigeze uraswa. Iyo akubwiye ngo nkwirukanyeho ubukene, ntabwo asiga uri kubwira mama wawe ngo mba nguhaye 1000 ngo ariko iminsi ni mibi. Ubukene bwirukanywe n'uwisibo na mudugudu nibwo bugira insigazi, kuko nawe abakenye. Ubukene bwirukanywe na Yesu, arabukubita akabuvana mu isibo akabuvana mu kagari. Mwe murese tugendana muvuge ngo Yesu azabyikorera. Yesu azagira ute? Abyikorera. Bingahe? Byose. Imibyibuho yica ni yazanywe n'inkoko n'amasamaki n'amavuta adahiye n'ibitunguru na wonyo na za tiribusakumu na zate bidahiye byo mu maresitora. Ariko umubyibuho wazanywe na Yesu, muvuge ngo amen. Umubyibuho wazanywe nande? Naye. Ntugira ingaruka umugisha atanga ntaki.
bwanditswe na Luka ibice ni 7 umurongo ni uw'18. Arabo turi kumwe bavuge ngo amen. Abibagiwe ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 7 umurongo w'18. Yohana umubatiza atuma kuri Yesu. Nuko abigishwa ba Yohana bamutekerereza ibyo byose. Bamutekerereza bingahe? Ubwo ni ibiki? Muvuge ngo amen. Mwemera ko umwami ashobora kudukiza ibyo byose? Cyangwa hari icyo murasigarana? Ni bingahe? Mubishoboye muvuge ngo amen. Kuvuga ngo ibyo byose ntibabivuge mu mazina. Icyambere ni ukugira ngo Peter atikura mu mubare, avuge ngo ubwo bavuze byose n'ibyanje birimo. Naho bavuze ngo bamutekerereza iby'ibijumba Peter yavamo. Ahubwo baravuze ngo abigishwa baraza batekerereza Yohana ibyo byose. Muhari muvuge ngo amen. Kimwe mu bikora ku bakristo barakira ariko ntibakire byose. Uwakize malaria asigarana rubagimpande. Rubagimpande igasigara ikora mu cyimbo cya malaria. Uwakize inzara asigarana amibe, agasigara birebesha amaso ariko ntabiryeho kuko atakize byose. Ababishoboye muvuge ngo amen. Abakize gishwati bakaza mu mujyi, bakaza mu murwa, basigarana ubukapote basambanisha n'ubukibaga kiri cyaro, bagasigarana kapote, nabyo bikabarimbuza kandi. Ariko hejuru hari Imana itangarije iteraniro ko ibasha kugukiza ibyo byose. Abigishwa mwasenganye bakagenda baravuga ko wakize ibyo byose. Abantu bijeye ko ibishoboye bavuge ngo irabishoboye. Kabiri, iyo Yesu yakizaga umuntu yaravugaga ngo ibyaha byawe byose ugize ute? Indwara zawe zose ugize ute? Biro mwicaranye ngo Yesu ntakiza kamwe kamwe. Yesu ntakiza kamwe kamwe, ba muganga nibo bavura kamwe kamwe. Ngo avuge ngo uyu munsi nkubabariye amagambo, ngo uzagaruke nkubabarira ubugugu, ngo aguherandevu yo gukira ubusambanyi, yongera guherandevu yo gukira impiswi, agaruke kuguha randevu yo gukira imigongo. Iyo bigukijije bigukiza byose. Aze aze aze. Ntiyagukiza mugiga ngo asigaze ibibembe. Uwo ntabwo ari Yesu. Ibyo ni abandi. C'est qu'on appelle MDC. Ntiyagukiza. Reka babwire, Yesu ntiyavuga ngo ngukijije ubukene, ngo akwimisa ahantu yo kurira. Uwo ntabwo ari we, n'abantu bakugwanyeho. Ukeneye Yesu ubikorera icyarimwe. Yaram ahageze. Yahuye n'umuntu uvuye mu mva. Sha
namwe nawe abazimu b'abangirima n'abahagazi n'abafatuzi n'abakirozi ndabagukijije bose. Mu ntayi iwabo nta n'ikimenyetso cy'ibisazi yigeze. Keneye ko igikorwa kigiye gukoreka gikorwa na Yesu. Ntago murimo mubyumva neza. Ahuye muramvugira ngo amen. Ahuye n'uwitwa Esteri. Esteri amubwira ati nkiza agahinda. Aramuvuga ati nzakagukiriza rimwe. Aramuterura amujyana ibwami. Aravuga ngo shira agahinda, ayo wari konka mama uyonke, ibyo papa yari kuguha abiguhe, yewe ndashimira Kristo iyo ari we muhuye, iyo ari we muhuye akagukorera treatment akagukonsirita. Ntabwo akonsirita les maladies seulement, même la pauvreté, les miracles, les maladies tradies, chimiques, byose arabikonsirita akakubwira ngo genda kwizera kwawe kuragukiye. Akakubwira ngo kugira ngo umenye kukiza ikorere n'uburiri. Mwicaranye ngo Yesu ntagwaza gwaza, ntabwo agwaza ngo urumva ngo genda ngo urafata uduti dukeya kurwaza rwaza ngo nzareba ngo nyaruka ngo burajya udusosi ngo nitwo tuzakomora ekada igisebe agitsikunira amavuta kikuma nkaho utigeze uraswa. Iyo akubwiye ngo nkwirukanyeho ubukene ntabwo asiga uri kubwira mama wawe ngo mba nguhaye 1000 ngo ariko iminsi ni mibi. Ubukene bwirukanywe n'uwisibo na mudugudu nibwo bugira insigazi kuko nawe abakenye. Ubukene bwirukanywe na Yesu arabukubita akabuvana mu isibo akabuvana mu kagari. Mwe murese tugendane muvuge ngo Yesu azabyikorera. Yesu azagira ute abyikorera. Bingahe byose. Yahuye n'igihungu gisanzwe gisangira n'ingurube, bahura saa 3 z'igitondo. Kikirara gisanzwe gisangira n'ingurube, sa kare mu museso cyari kiri gusangira n'ingurube. Saa 8 imfizi yari igaramye ariko ukibwira ati ubukene nabukwirukanyeho, reba inyamushaka rizurya. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza. Uyu Yesu arashoboye. C'est le créateur, n'umuremyi. Iyo bihamagaye biritaba. Nibitariho arabirema. Nibyo araguha biri mu rundi rugo aje kubiterurayo. Nibikenyeye abandi arabibakenyuruza. Ariko akaguha ibintu byuzuye bitarimwe ibice. Nimuvuge ngo Yesu azabitunganye byose. Yesu azabitunganye byose. Ariko muvuge ngo byose byose. Twigeze dusengera ahantu tutagira iteremusi yo gushiramo icyayi. Umuntu arahaguruka arahanura ngo Uwiteka wakijije rino torero. Amubwira nti zana iteremusi ndamenya ko n'ibindi azabikora. Ambwira ngo mfite 5 ntabwo yaye. Avuga rero uwo ntari we ntabwo yabura 5 cy'iteremusi, ahubwo katube turagwariza ku buzima bwacu. Hari ibyo bita ku buzima bwacu, ugasenga ku buzima bwawe nyine. Wacuruza igitoki cyavamo icyabiri uti Yesu niwe wagicuruje. Ntabwo Yesu yananirwa gucuruza amaseri 4. Ibyo ni Vestina na Vovo nande na Odira baba babicuruje. Yaramamaye do yageze kwa ba Mariya hari umurambo uri kunuka. Urumva
umuntu ari kugira ute ariko mbo iramubwira ngo Lazaro vamo. Lazaro ati tse, ngo ahita amubwira ati kandi sinkumveho n'ikinuko cy'urupfu. Kuva warapfuye bita uzi ko ikinuko ukuturaha ntawakirukana umunsi umwe. Waramubwira ngo n'ikinuko tugira abantu nukira nubwo uzutsa akakanya. Ukumwicaye aha ntawasangira n'umuntu uzutse uvuye mu Busanza mwavuga ngo mubanze bamukarabye. Ntarizi nta gukaraba, abikorera rimwe, ikinuko aragisohora, ubukene arabusohora, amaguru arongera aragenda, imbaraga ziragaruka, aravuga ati ngukishije burundu. Njye mfite icyifuzo ko hano kuri sheri Imana yabidukiza byose, ariko arumbajije hariya kutizera kwawe kuzatuma ukira gake gake. Hari ijambo nasomye ngo Yesu aho ntiyahakora ibitangaza kuko batamwizeye. Hari igihe umuntu avuga ngo ariko Mana ngo ibiryo ngo ari ku mugongo ngo uko binari ngo nzagwarizaho. Ibyo ni ibyo kwa dogiteri, ni ibyo muri kirinike, ibyo ni iby'ibinini banyuze pfo, nibyo bikiza gake gake. Hano twaje kwa Yesu, ntabwo mpakana ko mukira gake gake, ariko ntabwo aba ari kwa Yesu. Kwa Yesu wo c'est une action immédiate. Ibintu avuze nako kanya. Je dis franchement que ugomba gukira, urahaguruka ugakira ukagenda, nta by'agateganyo. Nahuriye nawe na fresheri ngwaye igicuri, ntahagararaga mu bantu benshi. Umwana witwa Jacques araza arambwira ati aho ukenyereye kuki? Ndavuga nti ni umukandara. Ansubiza nkirarangara ati ni iki kikiri? Nti ni ibaba ry'inyange. Ati ni iki? Ntireba ukonsa. Ntibarambwiye ngo nindigira bazaje barankunda. Nti ndurukara rw'ibiheri byinshi ntaho bankunda, none ribaba. Ndavuga ngo nkuko inyange zikundwa ariko bazankunda. Ambwira tuvuka ivuganye nawe. Haje ikindi gikundiro kitagombera amababa y'inyange. Zana iryo baba. Ararijana bararitwika, bamaze kuritwika azana ivu ati igicuri kijanye n'ibaba. Kankubwire kuva ubwo iyo mpagaze mba numva mfite equilibre n'amakime, ku buryo hari igihe ntireta n'imbaraga mfite nkikorera n'ibiro 80 ngwaga njyamye gusa. Cyagiye ubwo nta n'ibisigisi. Za mbaraga zose zandwanyaga yaziribatiye ikuzimu, ndetse n'ibisigisigi byasigaye ubu nta butware budufite. Ababyishimiye bahaguruke batere haleluya. Resani mati fakia doshiri enapika zarifakia enarisaria sokina pika tefika nemasia ntarikani masia atafika enawosi. Ntabwo akora nk'abantu, ntakiza nk'abantu, ntavura nk'abantu. Niba ari Yesu, excuse me, niba ari Yesu, umva itangazo riturutse i Siyoni. Umva, niba ari Yesu uri hano, akaba ari we, akaramuka avuze ngo wowe Peter ndagukije, ubwo imodoka ni 7. Niba ari we ariko atari tonto onkre mater, kuko ndi kubabuza kubeshera Yesu. Mana yantumye ngo mwere kubeshera umwana wayo. Imana ishaka ko mutabeshera umwana wayo. Niba mushumba abo ni bantuza, abo ni ba poso, ni bande, ntabwo ari we. Abo ni basharire bagusengeye, ntabwo ari Yesu wagukubise w'ikiganza. Ntabwo Yesu yagukiza ubujura ngo agusige kwiba icyacumi. Iyo abigukijije
avuganye nawe ngo ukijije ubujura abigukiza byose, ukavuga ngo uwo nambuye nefari ya sika deba tefari ya sika. Ntabwo uzishwa n'uburozi, ntabwo uzishwa n'uburozi. Ni igihe cyose ariko ntabwo ari agateganyo. Yabwiye Abisirayeli arababwira ngo abanyegiputa mwabonye uyu munsi bangahe bose, muvuge ngo bose. Ntabwo uzapfa nk'ihene. Ihene yibyibushe ibigiye gupfa, n'inkone bazijya ibyibushe. Ntabwo rero byari byo Yesu. Iyo ari umubyibuho wazanye na Yesu, ntabwo bavuga ngo ubwo amasukari arampitanye. Imibyibuho yica ni yazanywe n'inkoko n'amasamaki n'amavuta adahiye n'ibitunguru na onyo na za tiribusakumu na za te bidahiye byo mu maresitora. Ariko umubyibuho wazanywe na Yesu, muvuge ngo amen. Umubyibuho wazanywe nande naye ntugira ingaruka. Umugisha atanga ntaki. Umugisha Yesu agize ute atanga, nta mufumo agira ute yongeraho. Abakeneye Yesu muvuge ngo turamukeneye aze. Yewe shinkibeshera umwana w'Imana. Iyo warerese mpaye ikote ndavuga ngo ni werarisa, kuko ashobora kuba mpaye iribi nkaba ntukishije Imana. Irivuye kuri Yesu mba ndizi riba riritaye. Haleluya. Riri kositime rimanuye, ntabwo ari ibi baguha. Urabona weresi yaguhaye ipantaro uja kugabanyisha. Biro mucerage ngo yari umuntu baragabanyisha, yari umuntu baragabanyisha, yari umuntu. Ariko yari Yesu aragupima, azi uburebure, azi ubugari, azi umurambararo, azi poitrine, azi ja defaria. Mutere haleluya ngo Yesu aze. Roshari matifa kiado ona era atazi byose buja akora mbise inshuti. Kankubwi yahuye n'umugore ukoze divorce gatanu. Gatanu uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu uwa kane uwa gatanu ari gushaka n'uwa gatandatu. Batagiye kuwisibo, batagiye kubaza abo bararanye, batagiye kubaza abagabo yatwaye abagore. Aravuga ngo wa Musamariya kazumva uko nkubwiye, ndabigukijije byose. Nta nkurikizi z'umugabo wa mbere, nta nkurikizi z'umugabo wa kabiri, nta nkurikizi z'umugabo wa gatatu, nta nkurikizi z'umugabo wa kane. Zuri mushumba Esteri yagiye mu rugo rwa Vashiti, nta n'inama y'isibo yateranye ngo bavuge ngo yarugeze mate. Uzi ko gukura umugore mu nzu byari bibujijwe, we yagwinjiyemo. Baravuga ngo byakozwe nande, ngo ni Imana ye. Ngo niba ari Imana Vashiti nareba handagana cyangwa zaraza gufifita. Biro mwicaranye ngo dukeneye ibintu bikozwe na Yesu. Si icyo gituma se n'inyama mushiramwe ibirungo byinshi zibari nke. Ubundi abandi inyama bazirya nta buntu bari gutonya. Buriya buntu bwose murungamo bigaragaza kugura ibiro bike. Burya romwe ntimugisosi mu gisupu, ijya ni isupu. Hari itandukaniro ry'isupu n'isosi. Isosi ni inyama n'irizi ryayo mwana.
aziguhaye rero ikavuga ngo nguhaye inyama, ntabwo uje kwikorera inyanya. None se ikiro kimwe cy'inyama hagiyemo indobo y'itomati, indobo y'ubunyobwa, indobo y'umunyu, ikiro cy'amavuta, ubwo se ziracari inyama? Abantu bava mu cyaro kikabasigaramo. Ariko iyo Yesu akigukijije, iyo Yesu agize ute akigukijije, akigukiza cyose. Wanyemerera? Aleluya. Mvuge ibintu bitanu. Noneho ngo Yohana, ariko haleluya, ise nabuze umuntu nzi utanga urugero ku muntu utazi, arakomereka, weho ngwino, weho ngwino, weho ngwino, maze urebe Yesu. Ariko uzi ko mfashijwe kugeza ubwo numva ari nje hari iby'inkoreye. Hano mpagaze hari ibintu Imana inkoreye, kandi narayibwiye ngo ibintu mpanuriye abandi bije bimbanza, ngira ngo ntasabiriza abona hanuriye, mba numva agomba kujya ifiriti nanje nkajya igitogosheje, kuko sinshakira ubwishu mu maso. Ntabwo ari ukunenga amavuta, nuko haba hari ibintu byiza nshaka kubaganiza. Shaka ko dusenga muri mu mwimerere. Z'umuntu utazi ko mubahinga imyumbati, wayinyuze haravuga ngo ino myumbati yararumbye, agira ngo yera hejuru naho yerera mu mizi. Ndamubwira ngo genda urahe, niho uramenya ko yarumbye. Arashya abona irashinyitse, aravuga ngo abatabizi bishwa no kutabimenya bugirahari. Mumbabarire bashumba, sinshaka ko mukizwa n'abantu, ndashaka ko mukizwa na Yesu. Uyu munsi kandi uwo Yesu wicaye muri bari ari ubikiriza, niba ari we, bwira uwo mwicaranye ngo niba ari we, niba Umusamariya kaza aragenda ati nakijijwe, bati n'uburaya bwawe, ati ni Yesu wabinkoze. Yaravuze ngo ngiye kuguha amazi nipfa ryo gusambana rishire, nywa ku mazi nzamuha ntazongera kugira. Hari igihe twagezemo bakavuga ngo abagore ngo baje barambara amajipo ageze hasi, ngo niho abagabo batazasambana. Ndababwira ngo niyo bageza munsi y'ibirenge ntabwo mwayoberwa ibyo bakenyereyeho, ahubwo mwegere Yesu abakize, niwe uzaba bakijije rwose. Muvuge ngo byose arabigukiza, wanabireba ukabona bimeze nk'ibibambwe. Muvuge ngo dukizwe na Yesu, dukizwe. Reka nkubwire, muka Potifari yaraje agahena imbere ya Yosefu ngo reba. Yosefu aramubwira ngo uretse n'ibyo, niyo wakuramo, je suis capable de passer sans kabakabe, parce que narakijijwe, nkizwa bihari. Uwitwa Danieli baramubwiye ngo inzara izakwicara, avuga ngo je suis capable de manger les haricots memilo, nkamara iminsi 10 nta kiro kimvuyeho. Nabikijijwe na Yesu. Sinjuriho ni Yesu, sinjuriho ni Yesu. Narinzanye itangazo rivuga ngo abarabonana na Yesu hari ibintu harakuraho burundu. Vuga ngo burundu, abyirukane. Mwari muri aho ngo muvuge ngo amen. Noneho Yohana yagumisha, bamuteramwe ipingu, bamuteramwe iki?
Yohana ho kwakura Yesu ati byakomeye ngo amanza kwigwariza, aravuga ati navuze ko nanje ndi intumwa kamanze nacagagura ipingu, asenze ntijyahava, asenze ntijyagira ute ntijyaha. Yesu agumiye hejuru ngo akaza ati waruhumye nawe amaso yawe ndayahumuye. Yohana agumana iki? Ipingu. Ageza ku wari warapfuye aravuga ati wari ufite amatwi yapfuye nyakozeho ugiye kuja urumva n'ibyo utumvaga. Yohana agumana iki? Ipingu. Ko mutari kunyumva? Agumana iki? Cyamurivuge cyane. Abandi bari gukira, abageze ku bagendaga baracumbagira, Yesu aravuga ati aya maguru yanyu ndayabakijije burundu mugende kugiza. Yohana agumana iki? Impumyi zirareba, agumana iki? Ibipfamatwi birumva, agumana iki? Ibiragi biravuga, agumana iki? Ndagusabira muri iri teraniro ntugumane ipingu abandi bari gukira, ntugumane ipingu abandi bari kugira ute bari gukira. Bwira mwicaranye ngo nturebera bari gukira, nturebera bari gukira ahubwo ukire muri bo. Haleluya, 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 haleluya. Ngo yohereza abigishwa atariko ni wowe kutampereyeho. Waramubwira ngo impumyi, dore ibintu Imana ishaka gukora mu iri teraniro, ibintu bitandatu tugataha. Hari ibintu byahumye ishaka ko bihumuka bikamenya aho uri. Iyi si irimo ibisubizo byinshi ariko amaso yabyo ntareba iwawe. Uyu Yesu yabikoraho bigahumuka bikamenya aho utuye. Vuga ngo ibyahumye birebe. Umva icya kabiri arakora. Hari ibintu ukora bigenda bicumbagira, akazi bigacumbagira, mu rugo bagacumbagira, ku ishuri bigacumbagira, muri butike bigacumbagira, bikagenda bicumbagira. Umva ikivuganye, vuga ngo abapfuye bari kugira ute? Yakuntumyeho ngo n'ibyawe byapfuye ntukure y'amaso. Uwabyishe Yesu amurusha imbaraga. Hari ibyawe byapfuye Imana ishaka kuzura mu izina ryande ryayo. N'ibyo wataye bigarure. Umva ubutumwa ngezeho. N'ibyo wataye ngo byapfuye bigarure. Ibintu wagiye guhamba ngo byapfuye, niba ari Yesu waje nabyo je kubivanayo. Na Tabita wapfuye mwongere muje ku murambo we, na Lazaro wapfuye musubire ku gituro cye, uhageze aravuga n'ubukwe bwapfuye mu bugarure, na diplome zapfuye muzigarure, ama permis de conduire muyagarure, ama visa yabaye dosika muyagarure, ama passport aho Yesu ageze. Ibyapfuye bigira ute birasuka. Reka mbabwira kanyuma niko kayoshe ngo abakene barabwirwa ubutumwa n'abakene mubazane. Ariko rata abakene bitaweho, umuntu uracika iri teraniro arabahombye. Ubutumwa bwiza wabwira abakene n'ubuhe? Wababwira uko inkoko ziryoha? Wababwira uko isamaki iryoha? Ntabwo wakwigisha umukene kurya isamaki, ayiga yirya. Ntabwo wakwigisha abakobwa gushaka baryoherwa bashatse. Uyu mwanya wa none data uwo muvuga iyo mukorera, uyu Yesu wabatumyeho ashaka gufata ibitumva, ibintu wagiye kanyarira ntibyumve, ukagiza kizabonwa ntibyumve, ukaja Samatare ntibyumve, arabikurugutura urataha biri kumva. Ngiro mwicaranye ngo hari ibigiye kukumva, hari ibintu bigiye kukumva, urumva byitabye ngo karame.
Bumbwire ngo hari ibigiye kukureba, hari ibintu bigiye kukureba bitakurebaga. Bijya wagize ntibindeba birakureba, bijya wagize ntibinyumva birakumva, bijya wavuze ntibigenda biragenda, bijya wavuze birapfuye birazuka, bijya by'abakene birakira. Tera haleluya. Rosini matefa onas sharaba. Unika umutwe wawe dusenga Imana. Araza rero muvuge ngo amen. Mwihangane muvuge ngo amen. Abwira Yohana, ariko Yohana, wari uri gupinga ibyo nakubwiye nkwereka impumyi. Arazireba. Yohana aravuga, Mwami Yesu, ibyawe nari nabivuze bitandimo, none ndabyemeye rwose, nanje gira akantu nkorera. Ariko ageze hakurya mu bice byinshi aramubwira ati, mu babyawe n'umugore ntawe uruta Yohana kuba yari ari kurira, ari gutumagiza, ari guta ibitabapfu. Ni ipingu ryari rimuriye, none ari kwikishije ija kwiyicarira. Biro mwicaranye ngo azikutanga Imana. Ni ipingu riri kukurya. Azikutanga Imana ni ipingu. Mwakwihangana mwese mugahaguruka tugahamagara Imana. Niba ari we, bombereka amaso yawe, bombereka amaso yawe. Ibi bintu bitakumva. Amafaranga arahari, nuko yakugezeho yica amatwi. Wagera iwawe wagira ngo nta banki ziri mu gihugu. Ifaranga rikubonye ririruka, ukagira ngo ni umwaterete. Akamodoka kakubonye kariruka. Habaga n'igihe wiruwe mu muhanda wabuze na moto, kandi mu murwa wa Kigali hari moto nyinshi. Ibi bintu byica amatwi Tafika de Boria bigeze imbere yawe, tugiye kubitereza Yesu. Wagira ngo ubukwe ngo iwanyu ntibubayo.